Reka ngusuzo nshuti muvandimwe udahwema kudukurikirana kuri Vero yawe TV amahoro y'Imana n'abane namwe. Iyi ni yacu nayo ngende bazana amakuru y'ibyagiye bivugwa hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi tukaba tubazaniye amakuru meza n'amakuru avuga ko insengero zigiye gufungurwa, dore ko hamaze iminsi abakristo bamwe na bamwe barihebye bavuga ko insengero zitazigera zifungurwa. Uyu munsi tubazaniye amakuru mashyashya. Ni amakuru avuga ko insengero zigiye kuba zafungurwa. Ni nyuma yuko rero nanone leta y'u Rwanda yongeye gushyira mu bikorwa ingamba zo gusenya za nsengero nkuko twagendaga tubabwira umunsi ku munsi. Hari insengero nkuko mubizi, hari amadini amwe namwe yagiye ahagarikwa kongera gukorera mu Rwanda, izindi zigasenwa nkuko mwaye mubizi. Rero leta y'u Rwanda ikaba yongeye gukaza umurego cyangwa gusohora andi mabwiriza mashyashya avuga ko izo nsengero zigomba gusenwa nkuko bamwe na bamwe twe tugiye tubizi, nkuko mwagiye mubyumva ko binyamakuru bigiye bitandukanye. Rero ni nyuma yuko habaye igitaramo cya Rwanda Shima, nkuko mwese mwe mubizi. Rwanda Shima yari yitabiriwemo na Minisitiri w'Intebe, ubwo yahagurukaga yashimiye amadini n'amatorero, ariko ageze no ku kibazo cy'amadini n'amatorero avuga ko hari amadini amwe namwe agomba gufungurwa kubera yuko azaba yujuje ibigiye bisabwa. Rero uyu munsi tukaba twaje kubanyura muri bimwe na bimwe bigiye bisabwa kugira ngo insengero zibe zafungurwa nkuko mubizi. Ni nyuma yuko rero nanone hari izindi nsengero zigomba kuzasenwa. Izo nsengero rero nkuko mubizi twagiye tubabwira urutonde rw'insengero zimwe na zimwe bagiye bafunga, tubabwira izindi ziri gusenwa mu makuru yacu agiye atandukanye mwagiye mubyumva. Rero hari insengero zimwe na zimwe zigiye kuba zasenwa, akaba ariyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza mashyashya, kuko barabibabwiye bamwe bakishyirira agati mu ryinyo kandi zari ziriho akarongo gatukura nkuko mwagiye mubibona mu makuru agiye atandukanye mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Izo nsengero rero nta zindi ni za zindi, cyangwa ni imiryango ya yindi n'ubundi yari yarahagaritswe kongera gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikaba yongeye gusaba abayobozi cyangwa amadini ko bagomba gusenya izo nsengero kuko zitujuje ibisabwa, ahubwo bakaba bashaka ubushobozi bwo kuba bakubaka izindi nsengero nshyashya kandi zigezweho zujuje ibisabwa. Ibyo bisabwa rero nta bindi nkuko duhora cyangwa twabibasomeye. Leta y'u Rwanda irasaba ko hagomba kuba hari urusengero rwujuje ubuziranenge, rufite imirinda nkuba yapimwe n'ubuyobozi bubishinzwe, bakaba bafite icyemezo cyerekana ko rwa rusengero rwujuje cyangwa rufite umurinda nkuba wujuje ibisabwa. Si ibyo gusa, urwo rusengero rugomba kuba rufite amapave mu cyaro, rukaba rufite imbuga itoshye. Si ibyo, rufite ikigega cyangwa rufite uburyo rufatamo amazi. Si ibyo, urwo insengero zemerewe kuba zafungurwa zigomba kuba zujuje ibyo bigiye bisabwa, zifite ubwiherero buzima. Si ibyo, zifite n'umuyobozi ubifitiye impamyabumenyi yo muri teolojiya. Ni nyuma yuko rero hajya hakorwa igenzura mu gihugu hose, insengero zimwe na zimwe zikisanga muri ayo makosa, gusa ngo urusengero ruri aho ngaho ariko nta murinda nkuba, kandi wenda ruri ahantu habi rushobora kuba rwashyira abasengeramo mu byago. Si ibyo gusa, ugasanga ruyoborwa n'umupasiteri utafite ibyangombwa cyangwa impamyabumenyi ibimwemera kuba yakwigisha abantu bangana gutyo. Ibyo rero nkuko mubizi nibyo leta y'u Rwanda yagiye igenderaho, ikareba ikabona hari ibidakwiye igahagarika insengero. Rero leta y'u Rwanda yabihamije ko
cyangwa yasohoye itangazo rivuga ko abaruzuza ibyo bisabwa bagomba gufungurirwa, dore yuko hari hashize igihe kirekire izo nsengero zifungwa hagikorwa igenzura. Rero leta y'u Rwanda yabihamije ibyemeza yuko insengero zujuje ibyo bisabwa zigomba gufungurwa. Ni nyuma yuko rero nanone izo nsengero zitujuje ibisabwa kandi zikaba ziri mu manegeka, zubatswe ahatemewe, zikaba zubatswe ahantu mu misozi nk'uko twabibabwiye. Urusengero ugasanga rwubatswe mu musozi, ugasanga hari izubatse hafi y'amazi, hafi y'umuhanda. Izo zose leta y'u Rwanda yongeye isaba ko zasenwa, ahubwo hagashyirwamo imbaraga mu gushaka insengero zujuje ubuziranenge. Leta y'u Rwanda ikaba yakomeje isaba ko mu nyigisho zakwigishwa mu nsengero hazamo inyigisho zo kwiteza imbere kurusha izo kubabwira ibitangaza by'Imana. Leta y'u Rwanda rero yasohoye andi mabwiriza mashyashya ku nsengero ziri kuba zakomeza umurimo zigisenga. Ikigo cy'imiyoborere myiza RGB cyasohoye amabwiriza agomba kugenga insengero ziri gusenga muri ibi bihe turimo. Izo rero ayo nta yandi mabwiriza, ni amabwiriza n'ubundi yo kwirinda icyorezo cya mbega. Iki ni icyorezo rero gihangayikishije isi, ako kigangayikisha n'u Rwanda muri rusange, dore ko muri Afurika u Rwanda rubaye igihugu cya kabiri cyanduye iyi ndwara, kandi kikaba kiri no kwica abantu benshi. Leta y'u Rwanda rero yasabye amadini n'amatorero ko bagomba kuba bafite ibikoresho byo kwirinda iki cyorezo. Ubwo ibyo bikoresho nta bindi harimo kuba bafite kandagira ukarabe n'amazi meza n'isabune, bafite n'umuti wica udusimba two mu ntoki ariwo sanitizer. Si ibyo, bagomba kuba bafite akamashini gapima umuriro, kandi leta ikomeza isaba ko buri torero ryose rigomba kuba rifite abakoranabushake cyangwa aba youth volunteers. Rikomeza risaba ko igihe hari uwagaragaweho icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara cyangwa ibimenyetso, atagomba kwivanga n'abandi, ubwo muri make ntagomba guterana. Leta y'u Rwanda rero yakomeje isaba ko mu nyigisho bigisha hagomba kubamo icyigisho cyerekeye ku cyorezo, uburyo amabwiriza cyongera gukangurira abakristu kwirinda iki cyorezo. Ikigo gishinzwe imiyoborere myiza mu Rwanda cyakomeje gisaba cyangwa kibuza abapasiteri bamwe na bamwe bo muri za nsengero zafunzwe bari kugenda babunza akibo cyangwa ibiturisho mu baturage kandi insengero zarafunzwe. Ni nyuma y'uko rero iki kigo cyagiye gifata abapasiteri benshi bari gufatirwa muri iryo kosa. Ugasanga abapasiteri bamwe na bamwe bari guhamagara abakristo ngo baturire kuri telefone, abandi ugasanga bari kugenda bajya mu nsengero ngo nibagende baraza kubaherayo imigisha. Iki kigo rero cya RGB cyakomeje kibuza kandi kihanangiriza ko uzafatirwa muri ibyo byaha azahanwa nk'umutubuzi cyangwa umutekamutwe muri rusange. Ikigo cya RGB rero cyakomeje kibwira abakuru b'amatorero cyangwa abakristo bose barasabwa kuzuza ibisabwa kugira ngo babashe kuba bafungurirwa, dore ko leta y'u Rwanda yo yemeje ko abazuzuza ibisabwa n'ubundi bagomba gufungurirwa nta kabuza. Murakoze rero, mugire amahoro. Nabasaba kugira ngo nimba uri umukristo ugume usengere aho uri nk'uko leta y'u Rwanda idusaba. Ubundi urusengero cyangwa inzu y'Imana ya mbere iba mu mitima yacu. Kuba barafunze insengero ntabwo byakabaye biba igisobanuro cyo kureka Imana, kandi Imana ihorana natwe ikagendana natwe. Rero
nabasaba kugira ngo mugume musenge kandi mukore kugira ngo mubashe kuba mwakuzuza ibi bisabwa kugira ngo mube mwabasha gufungurirwa. Ubwo buri muntu wese agume asenga Imana yo mu ijuru, kandi munarushaho kwinginga Imana ibashe kuba yavanaho iki cyorezo nk'uko muri kucyumva, kuko kiramutse gikajije umurego, noneho amakuru ubwo yo gufungura insengero ubwo yahita azima burundu. Rero murakoze, mugire amahoro, Imana nibaho umugisha. Nimba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel yacu, twagusaba kugira ngo ukore subscribe, share na comment kugira ngo ubashe kujya ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Iyi channel rero ibazanira amafilime agiye atandukanye yo mu buzima busanzwe, ikabagira ibiganiro bigiye bitandukanye, abahanuzi bagiye batandukanye cyangwa abigisha b'ijambo ry'Imana bagiye batandukanye. Murakoze, mugire amahoro, Imana nibuzurize.